Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, tubifurize igitondo cyiza kuri mwebwe mwese abakunzi ba Jeune Official. Hanyuma kandi tubifurize weekend nziza aho mutwumva muherereye. Hanyuma tubonero kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu. Tukaba rero turi ku itariki 26 z'ukwezi rero kwa kane mu mwaka wa 2025. Iki gitondo rero nubundi urugendo racyakomeje, turazindutse mbere y'uko rwose twerekeza aho Sadeke igiye kunyura itaha, ariko turavuze tutireka tubanze tubapdating tubagezo amakuru agezweho cyangwa se yuko hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nubundi bwije bimeze ndetse nuko bukeye. First of all, reka nkubwire ko tugiye kubanza kubabwira kuri Sadeke, ubwo ntangiye kubabwira ingingo z'ingenzi tugiye kwa tugarukaho. Tugiye kugaruka rero kuri Sadeke byamaze kwemezwa ko igiye gutaha muri aya masaha rwose ari imbere. Twandetse tugiye kuba tuhari tubagezaho iyo gahunda cyangwa se uko Sadeke bimeze nuko bari kwambuka bataha. Ubwo ibindi byinshi turaza kubigarukaho, ariko by'umwihariko tukaza kwa tunakurikirana iyi nkuru. Ku rundi ruhande ariko turagaruka mu bice byabayemo imirwano ku munsi w'ejo, ishyitwa ripoti ya Resasi na Mageruhi. Turaza ro gusimbukira hano muri parike ya Virunga, n'ubundi zangabo zavanwe hano muri Nyiragongo bazirukanso zigeriye ruguru hafi na za Tongo. Aha rero urugamba akaba ariho ruri ku munsi w'ejo operation zabaga. Turaza kuhagaruka, turaza kugaruka ku masezerano yasinwe ku munsi w'ejo hagati y'ibihugu bibiri, ni igihugu cy'u Rwanda rero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru itangaje ikomeye cyane turi buze kugarukaho. Mu byo basinye twabonye ibinyamakuru biri kugenda rwose bivuga ko ngo u Rwanda rwaba rwasinye kuvana ingabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese iki kintu koko bagisinye? Ese bagisinye koko zari zisanzwe ziriyo? Zagiyeyo ntitwabimenya. Ibi tugiye kugera nabyo tubigarukaho, turebe aya masezerano basinye hano mu by'ukuri ku mpande zombi, turebe uko ibintu byari bimeze. Hanyuma no muri studio turubwo harimo n'ibindi byinshi cyane turibuze kugenda tugarukaho, ariko murabona ko kuri mikoro ntabwo ndi njyenyine, aho studio zacu muri amasaha rwose zirimo gukorera. Nubundi na Vincent. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye ndaho, kandi Imana yagize neza kuba twongeye kuramuka amahoro. Yes, ubwo rero already abadukurikiye nabo ubwo nizere ko bameze neza. Abatwumva rero muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Asia n'ahandi hose, reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza. Vise ndagira ngo rero ntabwo turi buze guca muri byinshi cyane, duhite dutangira n'amakuru yacu mu buryo burambuye, ariko by'umwihariko amakuru tuyahere muri Sadeke. Ni Sadeke rero byatangiye ari rwanga bange basunika umunsi babyanga bavatarataje ntibataye tuzataha indege iki byinshi. Ku munsi wo kwa kane nibwo rero ibikoresho byabo byambutse, ngira ngo ejo twiriwe tunabigarukaho n'ibinyamakuru byinshi bibigarukaho kuba barambukije ibikoresho, ariko no biravugwa ko uyu munsi none ni ntarengwa. Nabo uyu munsi bagomba kwambuka, nkuko amakuru turi kugenda tuyakura hano ku mihanda. Sadeke nuko uyu munsi ngo igomba kwambuka. Uyu munsi Sadeke igomba kwambuka, ariko ikambuka nyine nabi kuko
igiye kwambuka ukubiri n'ibikoresho byayo ndabizi yuko ejo bundi twagaragaje uburyo byagiye bimwe bya elegitoronike byabanje kugenda none tugaragaza uburyo ki imbunda zabo zizafatirwa ndetse n'amasasu batashye ukubiri mu by'ukuri n'ibikoresho byabo ntabwo batashye bifuza ko bakwiye gutaha kuriya kandi batashye nk'abihishe kuko batashye nk'abameze nk'abibye batashye n'ikimwaro gikomeye nk'uko bivuze bagerageje kugenda babikwepa bashaka gukomeza kwegeza itaha ryabo kure. Hari hashize amezi 2 babivuganye na AFC 23 arenga ariko ukabona ntabwo bashaka kubyemera. 23 nayo gukomeza kubapushinga babwira ati ibyo twababwiye ntabwo twisubiraho. Barashize baratashye rero uyu munsi nibwo bari buze komoka baranyura hano Grande Barriere uko byiteganyijwe bakomeza Kigali bave Kigali bakomeza Tanzania none bazave Tanzania bakomeza mu bihugu byabo ba Tanzania bagomeyo Malawi bajyi wabo na Afrika y'Epfo ariko ibikoresho byafatiriwe. Ni Sadeke igiye kwambuka n'ubundi iciye mu Rwanda ni ibintu n'ubundi yatangiye irwanya ivuga ko itaca hano mu Rwanda dore ko nayo itahwemye gushinja cyangwa se kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri mu zo bari bahanganye ngo ziri kurwana ku ruhande rwa M23. Urabyibuka ko rwose bavuga bati M23 iri kurwana nk'igihugu nta nubwo ikiri kurwana nk'inyeshyamba ati rero rwose harimo ngo n'igisiri donc niko babivugaga. So bakavuga rero bati amagambo yose twagiye tuvuga ku Rwanda ntago twavuga rwose ngo tugiye guca mu Rwanda. Barabanza bati nto turahaca turagenda n'indege biranga. Urabyibuka za nama zabagaze muri South Africa byinshi bavuga bati ntabwo twe twanyura hande tugomba guca ku kibuga cy'indege ndetse ingabo zikavayo bakagaragaza rwose ko bishoboka. Ariko none finally izi ngabo mu by'ukuri zaje kwemera. Ese izi zaba ari byatewe n'izi mbaraga cyangwa se n'iki gitutu M23 yabashyizeho cyangwa barebye basanga icyo gihe cyo kuvuga ngo atireka tuhanyure dutahe bitewe nuko nubundi hano muri aka karere birasa no M23 umutekano uri muragenda ugaruka kuko niba bari kubaka n'imihanda ni ikimenyetso kigaragara ko umutekano urimo uragaruka. Donc ni nk'icyo umuntu dukurikiye muri amasaha wamubwira cyatumye Sadeke yemera guca hano mu Rwanda mu gihe yari bari kubaka n'ikibuga cy'indege neza bari gusana ngo niho bashaka kuza kunyura cyangwa se bagomba kwambukira. Niki wabwira abadukurikiye cyatumye bafata icyemezo cyo kuba bakwemera guca aha hantu? Ni byinshi nkuko bivuga arabati cyambere se nuko umutekano umaze kuboneka mu bice M23 igenzura. Ikindi ukavuga ati ndi cyangwa nuko nubundi igihe cyari kigeze ati kunyura mu Rwanda bavuze amagambo menshi kamere ku cy'u Rwanda. Urabizi yuko AFC 23 gitera ikivuka batangiye kuyitirira u Rwanda. M23 igitera batangira kuvuga ko ari u Rwanda rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihozwe n'abategetsi ba Kongo. Birahwihizwa biravugwa keshi ariko u Rwanda rukomeza kwisobanura rugaragaza buryo ki ibyo Kongo ivuga ari yakubeshya ari gushaka kwitandukanya n'ibibazo ifite aho kwikabiterera u Rwanda. Icyo ngicyo kiza guhuza n'u Rwanda mu biganiro bya Rwanda. U Rwanda rugaragaza yuko ibyo atari byo ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwabo yaba perezida yaba minisitiri yaba agize n'akshinga amategeko ndetse na bamwe mu baturage bakomeza kubivuga ariko bo mu by'ukuri nta kimenyetso bagaragaza gifatika. Ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'ishuti ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya mu mujyi umwe na Kinshasa bishinja ingabo z'u Rwanda yuko arizo zatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni nacyo kimwe mu byatumye u Rwanda ruca umubano n'igihugu cy'Ububirigi buriya. Haba imikoranire mu by'iterambere haba n'umubano ushingiye kuri diplomasi. Afrika y'Epfo rero nayo yabigizemo uruhare rukomeye cyane mu kubivuga kugera naho bamwe mu bayobozi ba Afrika y'Epfo bavuye mu nteko ishinga amategeko ariko biza no kurangira na perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa bivuze yego ajya no kwandika kuri Twitter yuko ingabo z'u Rwanda ngo yari militia babita ngo Kongo ari umutwe witwaje intwaro aratukana cyane ku buryo bukomeye. Icyo kintu kikaba cyaragiye kibatera ipfunwe ku buryo kunyura mu Rwanda n'ayo magambo bumvaga ari igisebo gikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu babonaga bapushinga bavuga ngo nta handi tuzanyura ku kibuga cy'indege. Ibyo n'abasirikare babo
urabizi yuko bafatikanyije n'umuvugizi wa MONUSCO wa Beto Keita baravuze ngo babonye M23 ngo ikoresha intwaro ngo nayo we nitagira ngo babonye M23 irwana ngo hatari inyishyamba ngo kuko ari igihugu ari byo uvuze ko bavuze ko ari u Rwanda baza no kubivuga ko ngo barashweho n'u Rwanda igihe FARDC na FDL ndetse na Wazalendo n'abarundi barimo bagerageza kurasa mu Rwanda baranarasa kandi bagira n'ibyo bangiza icyo gihe biravugwa birahwihwiswa birarangira ariko ku cyo kurasa muri Kongo u Rwanda ruza kubivuga baravuga ati twe twarashe muri Kongo kubera ko twitabaraga biriya bitero byo ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2025 ati twarashe twitabara nta kindi twari gukora kuko twari dutewe icyo rero abakongomani ndetse na sadeke bona n'ubu baracyabyitwaza bakavuga ibintu badakwiye kuba bavuga ku Rwanda kuko nta shingiro bifite ibi rero kuba sadeke igiye gutaha anyuze mu Rwanda icya mbere navuga yuko sadeke ni igisebo nyine irahandagariye nyine ntabwo yabyifuzaga yavugaga yuko ishaka kunyura ku kibuga cy'indege ntibyabakundiye icya kabiri bamwe mu bayobozi b'ibi bihugu bifite ingabo muri Samidi mu butumwa bwa Samidiarasi bagaragaje agasuzuguro n'akanyaro ku Rwanda u Rwanda rurabihorera ariko basabye inzira baravuga ati turayibemereye twebwe ntabwo twabima inzira kandi dufite umutima nama utwemeza yuko dukwiye gukora neza kugira ngo Kongo ibone yuko ibyo dutwerera atari byo namwe ibyo mudutwerera ko atari byo niyo mpamvu u Rwanda rwabyemeye yes ubwo twitega ikirero Vincent kuri izi ngabo gutaha kw'izi ngabo ni nk'iki twavuga tugiye kwitega tugiye kubona kuko ndabona abantu benshi barimo kugenda babyemeza ko basadeki igiye gutaha ndabona rwose abanyamakuru na miniya nzi neza rwose ko batajya barya imbizi ndetse banabikurikirana cyane ku rwego ruri hejuru bakurikirana amakuru muri aka karere abenshi barimo kugenda babyandika bavuga bati irataha yataha nimugoroba yataha mu kanya yataha ryari bagomba gutaha ahubwo nkavuga nti iyi sadeke twitege ko igiye gutaha mu buhe buryo urabona nk'inzira uburyo kigiye gutahamo irataha mu buhe buryo ese irataha bari kumwe n'imbunda cyangwa imbunda n'ubundi ziragenda ukwazo nabo bagende ukwabo batashye ukubiri n'ibikoresho byabo ibikoresho ariko byagiye twibuke ko ntabwo harimo iby'imbunda hagiye ibiri elegitoronike batashye ukubiri n'ibikoresho byabo kuko n'imbunda buriya n'amasasu n'ibikoresho byabo ntabwo bari butahane nabyo kubera ko icyavuzwe n'u Rwanda nk'uko ari urwabemereye inzira yo gutambuka kugira ngo batahe nuko ibyo bikoresho bigomba kuba bifatiriye bakazabyoherezwa bamaze kugera mu bihugu byabo ubwo muri make biriya bimodoka by'ibifaru bagiye gutaha ibifaru babisize bizageraho nyuma batahe basize imbunda ariko barabisiga mu maboko y'inzego z'umutekano z'u Rwanda ntabwo bisiga muri Kongo ntabwo bisiga muri Kongo kuko u Rwanda nirwo rubifatira rugasigara rugena uburyo bizabageraho kubera ko ari amasezerano niba yo gusaba inzira yo kunyura mu Rwanda Samidiarasi n'ibyo irimo hariya ariko irimo mu buryo bwa SADC kubera ko ni umuryango wa Afurika y'Amajyepfo wabyemeye urumva rero u Rwanda rukimara kuganira n'abayobozi ba SADC bemeranyijwe no kubona izi mbunda zizataha u Rwanda rero nirwo zasigara rukurikiza ibyo bemeranyijwe kugira ngo zibagereho nyuma y'uko bo abasirikare ndetse n'ibikoresho byabo bya elegitoronike bizaba byamaze kugerayo nguko rero rwose ubwo turacyari muri gahunda yo kuherekeza cyangwa se kuruko sadeki bari buze gutaha ubwo andi makuru mu buryo burambuye rwose tugiye kujya kuri tere iyindi video muri bubone ni y'aba basirikare n'ibyanga ngenda basanga no mu kigo indani nicyo tugiye gukora nuko tugiye rwose tubasange yaho ko tubahuriye turebe uburyo ndamenya ngo bari kwerekeza buri defense kugeza iwabo muri make iwabo ya Tanzania tugeze iwabo ya Maroc tugeze iwabo ubundi nuvuga ngo inkuru babikurikirana inkuru reka mbabwize ukuri inkuru irambuye indi nkuru ku bijyanye na sadeki ntimuyishakira ahandi ntibayishakira ahandi kuko nitwe tugiye kuyibaha mu mashusho kandi mu buryo bw'amashusho kuko njyewe
mbere yuko njya nimbona hari abari gutinda no kuza ndabisangira iyo bari nicyo tugiye gukora ngiye kubasanga aho bari menye ngo ese bari kuzinga bagiye gutaha bambiro tumanuke mu mujyi wa Bugoma tumanuke tugeze kuri Grande tubageze mu Rwanda tubakomezanye tubomotse Tanzania abafrika y'epfo tubambutse abamarawi tubambutse oya nje bari kurikirane kuri muramenya ko bagiye gutaha cyangwa se donc baramenya ngo barataha cyangwa ntibataha biri kuvuga ko bagiye gutaha biravuga kandi ariko ukuri kuzuye rwose ninjye ngiye kukubaha mu kanya mu masaha imbere Vincent dufite amakuru yo ku mirongo y'urugamba cyangwa se mu yimwe yo ku rugamba ariko numva twahera kuri itangazo cyangwa se kuri iyi nkuru yabaye ku munsi w'ejo ni inkuru nabonye nayo idasanzwe kubona ngo u Rwanda rwasinye amasezerano cyangwa se rwasinye rwo na Kongo ngira ngo nitwe twanabirekinze ko u Rwanda na Kongo bagiye gusinya amasezerano yo guhagarika yo kugarura amahoro hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byari byitabiriwe na minisitiri na minisitiri ubanye n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uwari uyoboye uyu muhango nava ko ni ibintu bikomeye cyane nizera ko cyangwa se nifuza ko buri muntu wese akwiye kuba yamenya ukudukurikiye muri aya masaha gusa Vincent mbere uko tugira byinshi tubivugaho ndagira gato utubwire kuri aya masezerano basinye nuko byari bimeze mbere uko no dutangira kugenda tubigarukaho na amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bihagarariwe na Dubio ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba barasinye Washington ejo mu masaha 8 aho aya masezerano yasinywe ari amasezerano mbanziriza masezerano yerekeranye no guhagarika intambara mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije kugira ngo ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda bwubahwe ndetse n'ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahwe na amasezerano yasinywe ejo yavuzweho byinshi yaba ibinyamakuru mpuzamahanga yaba ibinyamakuru by'imbere mu gihugu ariko kamere ku byavuzwe n'abayobozi batandukanye abagize uruhare mu gusinya amasezerano ndetse n'abayobozi b'ibihugu byagize uruhare mu gutuma ano masezerano asinywa emereye nko kuri uyu munyamabanga wa Amerika Dubio we mu butumwa yatanze bwo kutangiza isinywa ry'aya masezerano nge ndashaka kugira ngo mubwire inkuru iri ku mihanda irimo iravuga ngo u Rwanda rwasinye ngo ayo masezerano ngo aravuga ko ngo u Rwanda rwasinye ngo ko rugiye kuvana ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izo ngabo niho hantu nshaka kugira ngo witse uhagere vuba batumenye ese koko u Rwanda rwasinye ngo none amasezerano ubundi yavugaga iki niyo mpamvu ngira ngo tuyanze tuyagarukemo byo nyine ni ibyivugirwa n'abakongomani ko u Rwanda rwasinye amasezerano yo gukura ingabo za RDF muri Kongo ariko ni ibivugwa nabo nyine kuko nta biri mu amasezerano ndagira ngo none umbwire ikirimo nuko basinye amasezerano mbanziriza mushinga y'amasezerano azasinywa agamije kugira ngo Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubone amahoro n'amasezerano agamije kuzana amahoro ndetse n'iterambere amahoro barayazana mu buhe buryo barayazana mu barohereza ingabo zifashe FARDC kurwana barohereza yo bapolisi barohereza polisi ni gute nyine bari buze kugarura amahoro hariya icyavuzwe mu aya masezerano kandi kiri buze gukorwa nuko buri ruhande rukora ibirureba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kumvikana na M23 kugira ngo amahoro ari mu Burasirazuba bwa Kongo amahoro nako yangiritse mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashe kuboneka u Rwanda rero nacyo icyo rukwiye kuba rukora nuko rukwiye kuba ruganirana RDC nkuko n'ubundi biri kuba i Rwanda bakaganira mu bikirero baganira ku bibazo by'umutekano bitezwa n'umutekano muke biterwa na FDL kandi FDL bizi ko ifatanyije n'igisirikare aho bivuze neza ibyo rero biriya byo kuvuga ngo u Rwanda ruracyura ingabo ntabwo ziriyo ariko Rwanda zicura da rwazicura se ziriyo none FDL burasinga bose ntabwo ari ingabo z'u Rwanda n'abatsinzwe oya nibyo FDL z'u Rwanda ariko
ntabwo ari ingabo z'u Rwanda ariko zari z'u Rwanda zatsinzwe nyinshi hano hari abatsinzwe none reka nkubaze buretse none buriya FDLR iyo iramutse iyo babazanye hano mu Rwanda hari barabafatwa bakazana baza nk'iki ni inyeshyamba ntabwo ari ingabo z'u Rwanda ariko si inyeshyamba atari umusirikare nose ubavuga ngo buretse nkidefandi none buriya M23 bagize gutya wenda FARDC ikabafata bavuga ko bafashe uko twe dufata FDLR ni nako buriya Kongo FARDC bafata mu 23 uzumva bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba oya tujye tuvuga ibintu biriho abantu babimenye biriho babivugwe byerekeranye na FDLR nayo mu yes ndakubwira nti uko twe dufata FDLR FDLR tuyifata nk'iki tuyifata nyine nk'abasize bakoze genocide urumva noneho ugashiraho yuko n'amahanga amaze kwemeza ko ari umutwe witwaje w'iterabwoba sibyo none buri munsi ntabwo ujye ubona Kongo yandika ko mu 23 ngo ari abateroriste ari abaterabwoba yendike ko tukemera urakoze so rero nibyo cyo kuvuga ko mu 23 tuyagereranya na FDLR ku bindi koja twegeranye kurica ariko nacyo twe ku ruhande rwacu ntitwabikora nashaka kuguha urugero rw'uko ibintu bimeze ariko noneho ubu tuvugana aba FDLR bataje ziriya ngabo za FDLR zitashe ni inyeshyamba ariko ziki nta n'umusirikare ni umusirikare w'inyeshyamba sibyo ariko wiki w'umusirikare ariko ntabwo twafata ariko basirikare ntabwo twavuga ko bakayikwamba yavugaga bazataha bazacyurwa n'u Rwanda kubera yuko bariya ntabwo u Rwanda rwigeze rugira uruhare mu kubashyira nanjye ro natebyaga nkavuga nti sheretse wenda hari niba ari zo FDLR nshaka kuvuga ngo zizataha bavuga ngo dukureyo niba ari zacu twazishyizeyo so rero ugisobanura neza uravuga uti cyo u Rwanda bireba u Rwanda no gushakisha n'ubundi ukuntu zira FDLR n'ubundi nizo zibuza umutekano abaturage hariya n'ibira bayazana byose kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo ikabigiramo uruhare rukomeye u Rwanda ubundi cyo rurebwa nacyo nuko rukwiye gufasha izinani organization z'akarere ya SADC y'abayase mu gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu yavuye mu nama yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ba corporation yo kuzitsinsura bavugana baga corporation nuko u Rwanda rukwiye kubigeramo uruhare kandi u Rwanda rugaburiya kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bugira amahoro u Rwanda rubigiramo uruhare rukomeye nk'urugero niba u Rwanda rwemera guhinzira Samidias ugize ngo si uruhare rukomeye kugira ngo amahoro abone ni urugendo rurerure umwanzuro wa UN 2773 uvuga yuko ingabo zose z'amahanga ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zikwiye gutaha niba rero ingabo z'amahanga ziriyo hariyo na Samidias iratashye u Rwanda rero bigizemo uruhare kugira ngo babona aho banyura nibyo wavuze arutangiye kuvuga nyine bavuga ngo n'ugutebya ariko nta utebya kuri ibyo n'ingabo z'amahanga FDLR nazo ni iz'amahanga leta ya Kongo ni itandukanye nazo noneho zitaye icyo ruzakora nkuko babivugaga gwiteguye kuzakira bakabentegra abajya mu buzima busanzwe bakajyamo ariko n'abafungwa bagafunga kuko ari n'abazafunga abaryozwa bakaryozwa bari bazaryozwa ibyaha bakoze kandi bikomeye jenoside n'ibifitanye isano abaroni bo banze kuva mu mashamba Vincent ubu tuvugana bari kurwana kuko nk'ubu amakuru mfite naherekeranye nabo nuvuga ngo duhise twinjira ubwo aha turahavuye byinshi duciye impaka ku bantu bari kuvuga urabona ibinyamakuru biri kwandika ngo u Rwanda ngo rwasinye ngo gukura ingabo muri Kongo nyine ubwo ni iby'abakongomani bari kwandika akagira nuza gukomeza kugenda muri iki gihuha cyangwa se muri izi nduru muri ibi bintu ahubwo duhite tubwira abantu ko M23 izi FDLR bazimereye nabi hano muri iyi parike ya Virunga ubu urugamba rwatangira hano mu nkengero za Goma bari kuri bombe ya 13 wewe uravuga ibyabaye ejo hariya njewe ndabanza kuvuga uko urugamba rumeze urugamba cyangwa se imirwano yo kwirukanka kuri ZFDR zashakaga kwigarura uyu mujyi wa Goma rwatangira hano mu nkengero ya Goma barazamuka muri Nyiragongo barayurira
barayiminuka inyuma urugamba yo 23 bagabaho ibitero. Ubu rero dore umuhungu wanje cyangwa se imbone yanje iri hariya ibarizwa hano muri za Tongo. Dore mu by'ukuri inkuru impaye muri iki gitondo niyo ngira ngo mbagezeho. Arambwiye ati nukuvuga ngo mu karere ka Tongo ahitwa Bungusho muri parike y'Ibirunga habyukiye imirwano ikaze hagati ya M23 na Wazalendo bafatanyije na FDLR. Ni nyuma yuko coalition isubitswa coalition ya ni ubwo ni coalition nyine ni FARDC na Rwanda n'abarundi ngo ni nyuma yuko coalition ikubiswe n'intare za Sarambwe muri Nyiragongo. Wabyumvishe nyuma yuko coalition ubwo ni byabiri navuze ngo bahere muri Nyiragongo. Nyuma yuko coalition ngo izi ngabo izi FDL n'iki byose akwitiye muri Nyiragongo none baminutse iyo inyuma bagiye hirya muri Nyamuragira. Arakomeza avuga ati tubibutse ko hariya hari kubera imirwano hari icicaro gikuru cya FDLR kimaze imyaka itari munsi y'imyaka 10 urukumva hano muri pariki ya Virunga niho Omega bure yabaga ngo betse nabyo ndaje ndabigarukaho kuko byose nabimubajije. My friend uyu muntu iyi mbone yanjye iri hariya iri hano muri za Tongo ngo twewe abunda makuru tumenya tuba twayahawe n'iki n'iki ariko barabo hari n'ingengo ize FDL nk'ubu ngo izo operation zigeze hariya ize FDL ngo zasohokaga zikajya kubatesha umutekano zikarara ziba n'iki byose ndetse harimo n'abaturage bamwe nayo tutatinya kuva ko bakorana na FDL bafite amakuru yuzuye. Ariyo mpamvu ibyo ndibuze kubabwira ibyo yanampaye ngiye kubyubakiraho kuruta ibyo twiribaga dukura hano muri za Goma turikura mu ntare za Sarambwe tugira dute byose harimo urumva. Yaravuze ati cicaro gikuru kimaze imyaka irenga 10 urumva hariya niho bavaga bagacengera kurasa inka z'abaturage nk'uko mwumvishe barashe inka zirenga 300 urumva barasaga izo nka hara muri za Rucuro baturutse he muri amashyamba. Arakomeza arambwira ati Omega keretse ni yageze ahantu arambwira ngo yangiye ngo reka bakubite izo nkora amaraso zari zitumazeho abantu n'ibintu kandi iriya ekipe iri mu mashamba niyo iri hamwe na Omega. Iyo kipe nyine ari gukubitira muri amashamba hara za Tongo nyine muri iyo Virunga. Urumva harimo n'ikigo ngo kimaze mu myaka irenga 10 hano muri amashamba yo 23 turi gukoramo operation. Urumva na ahantu nyine bo bafite wasanga ari kuko ngo abavuye za Karengera ngo abavuye hano muri Nyiragongo n'abavuye he muri amashamba bose ngo nimwo bari wasanga ari naho handi twumvishe haba ya mashamba bitaha bwabuvumita ngo ni Paris n'iki byose buri mwabira rero ngo nawo hari twe tubara abenshi turavuga tuti Omega urumva twibazaga urumva none nari haragaragaje twumva amakuru menshi agiye atandukanye abantu bakavuga ati Omega yarafashwe abandi bati Omega yarapfuye yewe zinkuru natwe turi magiye babitangaza ariko ngiye kubaha ibyo umuntu avuze y'umuntu avuze ni mbone yakivuze kuko ndamubaje ntise kandi ko bavuga ko Omega yapfuye andi makuru akavuga ko Omega yafashwe umva ikintu asubije uko untu kimeze ngo Omega keretse niba afashwe nyuma yuko bavuze ngo yarapfuye kiragiye twatangazaga ngo Omega yarapfuye ngo keretse niba yarafashwe nyuma yaho cyangwa se yarapfuye nyuma yaho naho ubundi yabaga muri aya mashamba urumva ngo keretse niba ndamubure akimara kumbwira ko ngo iriya ekipe hejuru mwibuke ko namaze kubabwira ko avuga ko iyo ekipe iri kurwana hano muri Nyiragongo cyangwa se iyo muri amashamba ngo ariyo iri kumwe na Omega kise mubaza nti none se ko bavuga ko Omega yapfuye andi makuru twaragiye twakira ko Omega yafashwe urabivuga iki ibyo bintu ari kumwe n'ekipe imeze bite aravuga ati keretse niba
yarafashwe nyuma y'uko bavuze ngo yapfuye kiragiye tubitangaza mbere ugoma igiye no gufatwa ati niba ari inyuma y'icyo gihe byashoboka ariko igihe twatangazaga ngo Omega yapfuye Omega yafashwe icyo gihe Omega ntabwo yari akiri mu mubiri muzima roho yari ikiri mu mubiri muzima ariko urumva akiriho mubiri wari muzima buriya nabirwara ni roho nzima mu mubiri muzima ubwo ndimo ndagenda nengera no muri universite urumva ariko roho kuko iba mu mubiri muzima ubwo mubiri wari ukiri muzima nyine umubiri uracyari muzima so rero ubwo urumva niko ibi bintu bimeze icyo bisobanuye ni cyahangaha nagira ngo duhite tunaca impaka ku bya Omega bimenyekana nyine abantu bari kujya bakomeza babyitiranya bavuga ngo Omega yarapfuye Omega ya 23 inkuru muri bufatu iyari yo ahantu ariko ari mwabira bice 23 irimo i Rwanda na FDLR mwiye abantu ndashaka kugira ngo bamanze bamenye inkuru bari boze gufata ngo ni yihe Esther aracyariho yarapfuye yarafashwe ibyo byose ariko ibyo byose iherezo nta kuzamufata cyangwa se tukumva ngo yapfuye kuko nk'ubwo operation iri kuba nta naho gucikira kuko amashyamba ngarazengurutswe hari ahantu barazengurutswe ngo none ngo bageze ngo n'igihe cyo kurya ibyatsi byo kurya ngo hari icyo inzara hari umusaza ngo w'umunyarwanda uherutse gupfunuka muri rira shyamba ubwo none mu FDLR baramucakira nubuhamya nyine ndimo narimaze guhabwa no mutarama arambwiye ati amakuru yatanze yavuze ko ngibyo kurya byabashiranye ngo bari kurya ibyatsi bagenda barisha nk'amatungo bari kurya bari gusoroma amasogo hari mu mashambo usanga haramezemo ibintu by'ibisogo abandi ari kurya imirondo hari abari kurya hari igihe usanga nk'amapapari cyangwa se ubupapari bwarimejeje buntu bw'ubunyomoro n'ubwo buntu nk'ubwo ngubwo bura n'ubuhura bari kurya ibintu byose bari kurya kugira ariko babaho so rero n'uburyo bwo kureba ukuntu babaho kuko hari ikibazo gikomeye cyane cyo kubona ibyo kurya kuko imbere ahantu babikuraga nabizi yuko bari bafite biriya bice bakajya bahinga bakaba bameze nkaho iriya ntuza iriya teritwari ya Nyiragongo hafi ya yose ari iyabo bakayifata nkaho rero bayikoresha nk'ubutaka bwabo bagahinga bagasarura bagacuruza bagakura ibyo kurya aho ngaho none rero bakimara kubibura ntabwo bagifite uburyo nyine bwo kubona ibyo kurya niyo mpamvu bumva bari kurisha nk'inyamaswa ariko amaherezo bagakwiye kuba bava mwari amashyamba kuko ntabwo igisirikare cya FARDC kizabemerera kuko n'ibyo twabonye byagiye bigaragaza yuko FDLR ari ikibazo ku mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu bintu byahagurukije abana na M23 harimo FDLR cyane kubera ko oya ni nayo nyirabayazana yicaga bene wabo oya ni nayo nyirabayazana niyo nyirabayazana rero kugira ngo bayitsisure n'ingengabitekerezo ya jenoside biveho kubera ko batotezaga abo mu bwoko bw'abatutsi ariko biza no kurenga kwa mu bwoko bw'abatutsi batoteza n'abandi banyekongo muri rusange urumva rero kuyica intege cyaba ari kimwe mu bimenyetso byiza biganisha akarere k'Iburasirazuba ku mahoro ariko n'ibihugu by'akarere muri rusange bikagira amahoro. Yes, bavugaga rero ko kuri borone ya 13 ku munsi habereye imirwano hitukomereza imirwano aho abaturage batemwa biracu batubwiraga yuko bumvise amasasu menshi kandi harimo n'imbunda ziremereye bavuga yuko ari M23 rero yihanganye na FDL mwabira bice bya Nyiragongo bikomeza za Nyiramuragira kuko hari muri Nyiragongo FDL yari hafite edukoti komeye ihafite n'indake ngo nyinshi cyane noneho cyagiye batsinzwe mu mujyi wa Goma abeshi n'abazana n'aba FARDC barongeye basubira mu babiri babice ariko M23 igihe yatangiraga operation yo gukora isuku itangira bakuramo ariko bake basigaye mu bundi bari gushaka uburyo baza gukora penetration mu mujyi ndetse n'inkengero za Goma M23 rero yabihanganira ubundi rabarasa ababashije kurokoka ayo masasu ya M23 ubakomeje bageze muri Nyiragongo. Yes, Vincent rero ubwo twari tukiri kuri tele cyangwa se tukiri kuri front line ku mirongo y'urugamba reka tuhite tubwira abantu ko rwose nubundi hano mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo hara muri Warikare amakuru y'impamo atugeraho nuko imirwano yangobereye ahantu bitazahembe ngira ngo twe twabigarutseho kiriya misozi izengurutswe cyangwa se iriya misozi izengurutse Masisi centre imini Warikare centre yose M23 ubu irimo irayigenga cyangwa se irimo irayigenzura irimo kuyikontorora ndetse ariko hari ku rundi ruhande hari ya izi ngabo za leta za guverinoma coalition bakaba harimo n'iz'abarundi akaba ngo barubatse ibirindo bikomeye cyane harimo n'ababirigi n'abamiliseneri benshi cyane hari muri kino hano hantu
muri warikare bahubatse ngo ibirindiro ariko mbere ko wenda tujya haranumvisha hari amakuru ko ngo hari ibice ngo bivanyemo hari n'ejo cyaracyaraga ngo hari ibice bivanyemo ngo ayo 23 yivanyemo hano muri warikare hari ibice nanjye nabonye ariko biratangazwa cyane n'abantu begamiye kuri leta baravuga ngo M23 ngo yikuye mu bice bya Kibati ngo nyuma yuko ngo ivuye ngo mu gice cya centre ya warikare ariko wabikurikira neza ugasanga ni ibintu biri gutangazwa n'abanyamakuru bakunda gukorera leta ya Kinshasa ukabona mu by'ukuri nta kuri kurimo kuko M23 iyo ivuye mu gace irabitangaza hano rero ntabwo igeze bitangaza ntabwo aya makuru turayaverifiya neza turacyakurikirana ngo turebe koko niba ari byo. Yes vise muri reporter sase na Mageruwi rero ya hano muri warikare ku munsi w'ejo nuko ngo bishemo abasirikare bagera kuri 3 nibo baguye muri urugamba ubwo urumva ntabwo yo 23 yavuga ngo yabishe nubundi nta hantu ya advancinze ngo igere bigaragare ko ari nkaho bari yari barasiye irahabakura hanyuma ngo bafatamo bakomeretsamo abagera ku 8 barakomereka urumva ni n'amatekwa azagenda n'abafashwe bagize nyine n'amatekwa birimo uru rugamba rero nuko nguko rwarangiye gusa muri iki gitondo nubundi nkuko naganiraga n'ufite rwose cyangwa se n'abundi n'abarimo hano imbere ku mirongo y'urugamba yambwiraga ko n'ubundi operation uyu munsi ziri buze gukomeza ndetse ngo bagombaga kuzinduka muri iki gitondo n'ubundi bataka cyangwa se badivansinga bakubita haduyi ubwo tuvugana muri studio turi muri studio birashoboka kuba ngubu n'ubu bari rwanzitse urugamba rumeze nabi barimo barahereza barimo barabahisoma 23 ndetse ndetse ku buryo tunashobora kubona banavuga gutyo ukabona bageze gutya bagafata wenda kumva ngo ni centre bayifashe ya warikare ubundi ubona ko centre ya warikare iri hafi nayo kujya mu maboko ya M23 nkurikije ibintu ndi kujya mbona hirya no hino bigaragaza yuko M23 yamaze kuyanserikira igisigaye aho ko nukumanuka ikinjiramo kubera iracyareba buryo kibanza gukura mu nzira ya defense ya iyobowe na Nestori Nestori abizi nejo bundi yavugaga ko ngo abwira M23 ngo bibagirwe ibyo gufata centre ya warikare ariko ikigaragara nuko M23 yo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibanze bakure mwabira bice noneho ihigarurire nta kindi kintu kibatangira ariko ubona ko M23 yamaze gufata imisozi yose izengurutse hano warikare ku buryo ejo cyangwa ejo bundi wakumva ngo centre ya warikare tombe nanone kuko twabyumvishe byashize hanyuma vise tusimukire no mu karere k'ibiyaga bigari tugaruke kuri Moizi Kainerugaba yakane yavuze ati rwose ati ngenda biri ntago natuma Joseph Kabila ongera kuba president ibi rero abitangaje nyuma yuko bimaze iminsi biri guhibiswa ko nyuma yuko Joseph Kabila bitangiye ngo ari yageze Goma niki byose baratagarutse kuba president noneho gashiraho na rya jambo ryavuzwe ku munsi w'ejo bavuga bati bamuha ikaze nka president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Swatini bukero Moizi Kainerugaba ntago ajya ripfana uyu muhungu wa Yoweri Kaguta Museveni ni muri iki gihugu cya Uganda abyutse avuga ko rwose bitashoboka ko yongera kuba president ibi ngo ntago yabimwemerera ese uyu mugabo arazarajya kukiyobora ko numva atabyumva urebye ibintu yanditse ashobora kuba yakozweho na ririya jambo ry'umu MC wo muri Swatini aho yavuze yuko ngo ahaye ikaze ngo president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo ashobora rero kuba yakozweho n'iryo jambo akabona adakwiye kubipfana akavuga ati ngewe ntabwo ndabura kubivuga kubera yuko urabona ko Uganda yagize uruhare gutuma uyu Joseph Kabila aba president yagize uruhare rukomeye cyane ndetse n'u Rwanda inamufashe araga Uganda yanamufashe kwirukanka nayo mu 2013 kuko ibiganiro byari byabereye hariya iramuzi neza imitekerereze yiwe imikorere yiwe n'ibindi kandi biri kuvugwa muri iyi minsi yuko atameranye neza na Felix Tshisekedi yuko n'ubundi ashaka ubutegetsi birazwi urumva na Uganda irabizi noneho cyane uyu nguyu chef d'état major twamwita chef d'état major kuko nawe chef d'état major ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka nawe chef d'état major juste nawe rero abamuzi kandi iperereza rye riba mu makuru ahagije urabizi yuko byavuzwe yuko ari buze kujya no mu Bugande kubonana na nase byose urumva ayo makuru yose abayegeranywa
hari n'igihe byavuzwe yuko Joseph Kabila yahuriye na Colonel Nanga mwakira gihugu cya Uganda i Kampala. Ibyo byose amakuru yayegeranyije abona yuko yifuza kugaruka ku butegetsi. Nicyo yashingiyeho rero avuga ngo ntabwo nshobora kambisomye mu magambo ye. Bisomye mu magambo ye niho byakumvikana neza kurenza uko twabivuga gutyo bakagira ngo turabyihimbiye. Sibyo byaba byiza? Nibyo byiza. Kuko niho abantu bamenye ibyo ari byo. Hari igihe waba ubivuga gutyo ati ntabwo ari byo, kambisome nicyo kiraza guca impaka kugira abantu bose bamenye nyirizina Muhozi yanditse iki, yavuze iki, kuyu wari perezida. Yabanje hashize nk'amasaha 5. Hashize amasaha 5 abanje kwandika ngo my big brother his excellency Felix Tshisekedi is president of DRC and I will support him as much as possible. Ibi ngibi urabona nge nicyo nkubwiye ko ibi bintu impamvu yabyanditse yakurikije ibyavuzwe n'uyu muyobozi MC wo muri Eswatini wise Joseph Kabila yuko ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ko ariho munsi yahise yandika gutya ngo mukuru wanjye perezida Felix Tshisekedi ngo ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo and I will support kandi nzakomeza kumutera inkunga him as much as possible. Azakomeza gutera inkunga Tshisekedi uko bishoboka kose. Arongera ageze munsi arandika ngo I will not let Joseph Kabila become a president of DRC again. You can forget about that. Ngo ntabwo nzigera nemera ko rukubyumva ko Joseph Kabila yongera kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. You can forget about that. Ati mukwiye kubyibagirwa. Arongera ati ibindi ntago birebana na Kongo, icyo twari dukeneye ni iki kugira ngo bigaragaze yuko ibyo Tshisekedi yanditse, ibyo Muhozi yanditse avuga kuri Tshisekedi ndetse n'ibyo yanditse avuga kuri Joseph Kabila. Ni ibi ngibi urabona rero ikintu cyatumye byandika mu by'ukuri n'ubu butumwa bwatanzwe n'uyu MC. Yes, ubwo rero navuga ko uko bimeze uko byaba kose uyu mugabo ntago wamenya ngo ndavuga Muhozi Kainerugaba ntabwo wamenya ngo ubundi we abahagaze nde cyangwa n'indege. Urumva rero natangiye kuvuga uburyo kigo agiye gufasha Tshisekedi aramufashe iki kandi bigaragara ko Tshisekedi bimumereye nabi ibyaye mu 2023. Ejo ukumva abyutse ari kuvuga ati ngo M23 ngo abantu n'iki byose ni abantu banje ati ngiye kujya harakurengera abahema mudafashe Kisangani ndayifatira. Donc Muhozi Kainerugaba hari ibintu byo tuzajya tunagira ngo ni umukomediye nyine ukareba akabona ibintu yanditse none ejo yanditse ibindi ukabona rwose tukabiburira mini. Ariko ikintu kigaragara Muhozi ari ibintu bitatu mbona akora. Icya mbere abagira ngo arangaza abantu. Icya kabiri urakubyumva ntabwo azi guhisha ibanga ry'ikintu azakora, ntabwo azi kubiryamana, ntabwo azi kubika ibanga. Kuko niba uriya asohora ibintu ibyo nabonye ashobora kwasohora ibintu n'ubundi bidafite icyo bitwaye ariko ibyo banga ariko nabyo niba avuga ngo tugiye gufata ngo goma ngo tuyihaye amasaha urakubyumva bikaba koko igafatwa urumva mu by'ukuri ibintu ari gukora ntabwo ajya abasha kubihisha. Ikindi nuko nyine bajya bakunda kumuvuga akantu katari keza ngo ashobora kuba byandika yamaze gushyiramo akantu, yamaze gutamira amaze guciramo akantu, amaze kujegeza, yamaze gushyiramo akantu. Ubwo rero buriya yaba ari umurindwa, yazajya arindwa amatelefone cyangwa se imirongo nkoranyambaga amaze gutamira bakayatwara cyangwa bakamukura kuri network, bakamutereka kakuma kamera ama network iruhande, bamukura kuri network ukaburi muzima. None mu rwego rwo kurengera ubuzima bwe rega burani nko kumurengera uko ashobora kuvuga ikintu ugasanga kishiza akaga giteranyije igihugu cye n'ikindi. So rero urumva ibyo bagomba kubyihangana bakamufatiraho icyemezo kuko urumva aratangiye ati Joseph Kabila sinatuma aba perezida ati Tshisekedi we urabona urumva ubwo twe tubona ibintu byinshi cyane habanye n'ibyo ibyo yavuze kuri M23 n'icyo ugahita ubona rwose harimo ibintu twavuga mu gitondo akabati RDF ni igisirikare cyanje ati kandi RDF ati na UPDF ati uzabirwanya tuzahangana ati Kagame ati zima yanko akazinduka mu gitondo
ati my big brother Felix Tshisekedi uri kumva ukuntu acanganyikisha abantu ajya muri Afurika y'Epfo ati nasuye anko wanjye ntabwo uzi ukaheruka muri Afurika y'Epfo zakavuga ko ngo yasuye anko wiwe urabona nyiri ibintu akora ntabwo wabivuga ngo birangize harimo ibintu byinshi byo gusesengura ariko uko tuzaba tugenda tumumenyera tuzaba tumenya icyo abashaka kuvuga nguko rero ngo Vincent ubwo amakuru yacu n'ubundi twakomeza n'izindi ngingo rwose tukaba turetse uyu mujenerali rwose muzike uyu mujenerali katumuveho dukomeze ku bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo twari tumaze kuvuga nuko tugiye kwerekeza ku byerekeranye na SADC kureba uko bagiye gutaha tuvuga n'ibindi ariko natwirwanaho ntabwo twigeze tuyivugaho twirwanaho yashimye ibyemezo byafatiwe i Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda kandi na Doha yabishimye yasohoye n'itangazo Trump nawe yagize icyo bivuga aravuga ati ariko ni gute ibibazo bya Afurika bikomeza kungwaho ariko n'ubundi urumva ikintu mbonye cyiza nuko bavuze ko bagiye kugaruka kuri byandi bya Rwanda na Nairobi kandi ibintu kintu n'amasezerano y'Idoha kuko amasezerano yose ndabibonye icyemezo cyafashwe amasezerano yasinywe ndayabonye nta hantu harimo birakongo iri kwandika ko RDF ngo igiye gukura ingabo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabibonye itangazo leta zunze ubumwe za Amerika barishyize hanze ahubwo mbonye nicyo Nduhungireyo yavuze ati hitwe ku mutekano cyane ndetse no gucyura impunzi bigarutseho Qatar nayo yabishimye Trump nyine yavuze ati ni gute ibintu byo muri Afurika ubundi bingwaho itizi intambara atari ko ndi kubepoza kugira ngo amahoro aboneke urumva Trump nawe aravuga ati barimo murandushya ariko uko bigenda kose nk'igihugu gikomeye ndabikoraho ikindi ejo twavuze ku byerekeranye n'imirwano yabereye mu gace ka Masisi hitwa Kasopo amakuru angeraho mbere ubundi Kasopo yari ifitwe na Wazalendo ariko iza kwakwa na M23 birimo birongera kuvugwa yuko M23 yongeye kwakwa kano gace ka Gasopo wa M23 yongeye kukakwa M23 yongeye kwakwa Gasopo niko uri kuvugwa ariko turaza gukomeza ano makuru tuyaverifiye turebe ko kunyirizina niba yakatswe niba ibyo bavuga ari byo cyangwa ari bya bindi Wazalendo bagira ngo biririmbire gusa kandi nta byabaje ubwo turakomeza kugenda tubikurikirana muri Sud Kivu ariko naho bakomeje kugenda bategura ama operation arimo gutegura n'ubundi ariko Wazalendo ngo bakuzanyijeho ku munsi w'ejo ngo karahava hara muri za Uvira ibinyamakuru nabonye byanditse none byo muri Kongo byo biri kubura uko byandika bikabyita amahano n'amahano arimo ariko nabonye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabonye gihakana ngo nibiri gukwirakwizwa ngo n'abambari ba M23 ngo nago Wazalendo ngo na FRDC ngo bigeze barwana kandi twabonye n'amavideo bakusiza Abazalendo bakometseretse utare bamwe bapfuye abandi amatako bagubanyijwe kurundi hano ukabona FARDC nabo barembejwe bakubiswe nabibonye ariko nyine Kongo urumva ntago yabyemera kubera yuko ibizi ko iramutse ibyemeye ari igisebo ikindi nuko AFC 23 ikomeje gushyira abajene benshi mu gisirikare cyayo ahitwa Bukumu ubu abajene bagera muri 300 bagiye mu gisirikare cyabo kubera babikanguriwe nyine ngo n'umwami witwa ni la Père du Mwami Butsitsi Kahembe wa 4 Isaac urumva rero aba bose nabari kuza ingabo ndetse n'imbaraga aba basirikare ba M23 kugira ngo bashakisha amahoro ariko nkibaza harimo harasinywa cessez-le-feu bamara gusinya cessez-le-feu bikarangira bashyizeho bagiye no mu mirwano cessez-le-feu ni imirwano iri buze kugenda gute iyi cessez-le-feu ahubwo nje buriya hari ikintu maze hari experience maze kubona muri iyi mirwa muri iyi ntambara akenshi uzasanga iyi cessez-le-feu iyo bavuze ngo cessez-le-feu ahubwo nje nabonye ari bwo imirwano ihita yubura nibwo imirwano ihita ikara bagira ngo baravugana ati kaduvuga ko tugiye gushyiraho cessez-le-feu ahubwo twirwanda kuko FARDC iba yizeye ko ni yataka donc ni nko gushotora M23 yigiye kwataka ibizikiri busobanura kavuga ko ari Wazalendo ndabona nane yigendeye gushyingura papa Tshisekedi ubwo Tshisekedi yagiye mu kanya urumva ibintu by'amabara cyangwa bongera mukubite kudeta babantu bategure kudeta muri hotel uyu mugabo Tshisekedi yagiye ahantu hameze nk'uko
already hari igitendo kiba kigiye mu gitondo barongera bati umuntu yifashe akavideo muri hoteli avuga yuko ateye kudeta Tshisekedi ati none yafashwe basanga bongera kubivuga barabona babivuze ira kudeta nayo ni ikinamico ari kwa mugani babavuze kadukomeze muri ariko Kongo ko abantu bakomeza gupfa cyane barapfuye mu burasirazuba bwa Kongo ubundi hapfuye abantu 10 baguyeho n'ikinombe cy'amabuye y'agaciro. Inkuru iri kuri Associated Press iravuga iti mu gace ka ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyu wa kane aho yitwa Ruhihi Mine muri Kabare territory. Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ni kirombe cy'amabuye y'agaciro cyitwa Ruhihi. Iki ngiki ni cya kinombe cy'umuhu cya Mushike Gisekedi. Cyaguyemo abantu rero 10 igihe bacukuraga amabuye y'agaciro nkuko byemezwa na Dunia Masumbuko Bwenge. Ariko byumva ni kirombe cyari cy'uyu mugore ariko ubu ngubu bari kugenzurwa na AFC 23. Ubu abagicukura ntabwo namenya ari bandi. Ariko uko bigenda kose ubu M23 irabazi. Haguyemo abantu 10 rero ngo cyakundutse kibituraho. M23 dutegereje kuza kureba icyo itangaza ariko nubundi ku byabaye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu niza kugira iki bivugaho? Iraza kugira iki bigiraho ivugaho ndetse ushobora no gukora n'umuhango wo gushingura cyangwa se guherekeza ababuze ababo. Ushobora no kubona rwose iri buze kuba iri mu bari gutegura icyo gikorwa kuko twamaze kubona ko 23 ikintu cya mbere irimo kugenda yubaka hano muri Kongo ni ikintu bita urukundo ndetse n'umubano gushyingura aba bantu nyine baguye mu iki kirombe. So rero ibi ntabwo twabitindaho byo rwose kuvuga ko igomba kuba ibitangaza ibyo no kubitangaza igomba no kuba bari imbere ibyerekeranye ni n'aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ntigira iki bivuga ya 23 yo iraza guceceka kumara ntabwo igira ipfira iyo bavuze ikintu cyo mu burasirazuba bwa Kongo nayo igira ikintu bivugaho. Reka tubitega amaso turebe kuko nubundi nuza kureba niba bamaze gusinya ko bagomba kubahiriza ibya Rwanda na Nairobi ibirimo nuko nubundi bagomba kureba ukuntu Gisekedi yagana na M23 nicyo nyina ariko zo kureba huka akwiye ahubwo nubundi twanareba dukurikije n'ibiki byose biri kuba tugahita tubona ko nubundi nta kizakorwa nta kintu kizigera kiba kuko nubundi ibi byose byari biri mu bintu nubundi bari barateguye ariko bitigeze bihabwa agaciro. Niba iby'i Rwanda byarananiranye Nairobi bikananirana ibyidoha bikananirana sinzi ko hari cyo twakwitega muri aya masezerano nubundi yasinywe kuko urabyibuka ko Gisekedi n'u Rwanda yaba u Rwanda ndetse na Kongo bigeze no kumvikana ku bigendanye na FDLR bategura n'uburyo kibagomba kugira gutangira kubahiga ariko nyine Kinshasa cyangwa se Gisekedi akomeza kugora u Rwanda ariko nta mugayo kuko nubundi tuzi neza ko abarwanyi benshi ba FDLR nibo banabarizwa muri FARDC cyo gihe bibaza gukuntu ari buze kubatandukanya bikayobekana ariko nubundi Kongo nisho ufite kubigiramo uruhare nubundi muri ibyo byose mu bigendanye no kugira ngo aka karere kagira umutekano mwiza ni Kongo igomba kubigiramo mu byukuri uruhare kuko FDLR nibo bazahiri nibo bakorana nayo bafite ubushobozi bwo kuva bati ntitugikoranye namwe mugende turabahaze yewe haba no kuganira nayo 23 ibintu bikarangira nibo bafite urwo rufunguzo rwo kuganira na M23 niyo mpamvu mvuga ni ibyaba byose urufunguzo rw'umutekano hano muri uburasirazuba bwa Kongo uri mu maboko yabo biri mu maboko yabo ariko isimbona yuko nkuko bivuga nyine bamugana ibizubahirizwa nubwo Amerika hari igihugu gikomeye kuba cyahagarikiye ano masezerano ku ruhande rw'u Rwanda biroroshye kuba babyubahiriza. Ikibazo hano kiri gikomeye ni ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko niho mbona kugira ngo ibyo bavuganye babishyire mu bikorwa biba bigoye cyane. Urabona ko amahirwe menshi ari uko kubahirizwa byajya nko kuri 30%. Kubera ko Kongo kugira ngo izabyemere ibibireba hagati yabo na 23 bikore biragoye. Hari indi nkuru ndi kubona iravugwa yuko umwe mu bari abasirikare barinda Mzee Laurent Desire Kabila witwa General Edi Kapende uyu munsi ari gukora ikiganiro n'itangazamakuru aho ari buze kuvuga
ku byerekeranye n'iyicwa rya muze Urandezire Kabila uko byagenze. Yes vise reka twasoreza hanga tukajya gukurikirana gahunda ya n'ubundi yo gutaha DRC. Twasoza nta dushimire cyane abantu mwabanye natwe tugarukire mu yandi masaha tujye bageza ibya Sadeke. Turabakunda cyane. Wakoze cyane Vincent. Wakoze cyane ko mu mwanya kandi wakoze no kuza muri Rubavu kugira ngo tugerane mu burasirazuba bwa Kongo. All right, thank you so much. Turabakunda cyane. Weekend ikomeze kubabera nziza munogerwa na gahunda zacu. Ciao.